Ku mwanya wa munani rero turasanga ikindi gikoresho cy'ingenzi mu gihe cy'ubushyuhe. Ni ukuri mwebwe abadukurikira kuri Rwa Innovation Hub tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Dukunda uburyo tumukurikira ibi biganiro byacu, mukurikira ubumenyi ngiro tunyuze ahantu. Aha ngaha rero ni ahantu ushobora kugira ibintu byinshi bitandukanye. Reka mbakire mbanze suhuze cyane abantu bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, uburengerazuba bw'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali, mwese ndabashobora. Uyu munsi rero reka mbereke ibintu 20, ibikoresho 20 ugomba kuba ufite mu rugo iwawe niba ufite umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikoresho top 20 electrical appliances. Ibi bikoresho rero iyo tuvuze appliances cyangwa electrical, ibi ngibi ni bya bikoresho bizakora ari uko bikeneye umuriro w'amashanyarazi. Twagiye n'igikoresho cya mbere n'abatindiye. Igikoresho cya mbere cyo twita electrical bulb. Electrical bulb ku bantu batabizi dore ni itara. Niba umaze kugira umuriro mu nzu, nta kindi kintu cya mbere namwe uko mubizi ushyiramo n'iki, nicyo twita itara. Iri tara rero akenshi baryanditseho 220 volt. Iyi ni voltage ya source narabisobanura mu video yabanje. Hanyuma iyi frequency, iyi ni frequency itari mu radio, ahubwo ni frequency y'umuriro igenderaho. Umuriro ugenderaho. Ikindi kintu biba byanditse kuri tara ni watt, ingano capacity y'itara ryawe ufite mu rugo. Iri tara rero akenshi igiye kurigurira kubaza ngo ese ukeneye watt zingana. Iki ni cyo gikoresho cya mbere cy'ibanze niba ufite umuriro mu rugo rwawe, uri n'umusirimuka meme ugomba kuba ufite mu rugo. Twagenda igikoresho cya kabiri. Igikoresho cya kabiri turasanga ikintu twita telefone. This is a smartphone or mobile phone na charge yayo. Igikoresho dufasha muri communication. Ino telefone ni ukubera icyaje ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri rero hagomba umaze kugira umuriro mu nzu ukenera communication. Ese nugira ikibazo mu rugo, ushaka kubaza amakuru abandi, nushaka gutabaza, mbese telefone igomba kugufasha. Nicyo gikoresho cyaje ku mwanya wa kabiri muri top 20 y'ibikoresho ugomba kuba ufite mu rugo niba ufite umuriro w'amashanyarazi. Igikoresho cya gatatu rero urasanga iki, akaradiyo kanjye gahora ku musego. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru kubera yuko radio ije ku mwanya wa gatatu. Kuko muri kubibona radio idufasha kumva amakuru, ikadufasha muri entertainment, mu bijyanye n'imyidagaduro. Hano hantu rero nimaze kugira umuriro mu rugo, mwanya wa gatatu uzigurira akaradiyo cyangwa wikorere kampuni. Umwanya wa kane twagiye ntabatindiye, turasanga kino gikoresho cy'ingenzi cyane cyo dukoresha mu makuru, cyo twita television. Thank you very much. Television nayo idufasha muri information and entertainment. Rero ku mwanya wa kane n'uburi umusirimu ugomba kuzatekereza kugura ino television. Ku mwanya wa gatanu turasanga icyo twita ipasi. Iron idufasha mu gutera imyenda. Twita electrical iron, idufasha muri ironing process. Duteresha imyenda ibi bintu. Hanyuma undi mwanya wa gatandatu turahasanga icyo twita keto ku mwanya wa gatandatu. Iyi keto rero ni yindi tujya dushyushyamo amazi, tuyita electrical keto. Nkuko muri kubibona aha ngaha ni igikoresho cy'ingenzi, fast amazi ugacomeka akahita abira akagera kuri dogere Celsius 100, akahita yikupa ubundi ukakoresha icyo ushaka. Ku mwanya wa karindwi guys, gentlemen, ku mwanya wa karindwi rero turasanga icyo twita refrigerator, icyo twita frigo. Iyi frigo rero tuyikoresha mu bintu byinshi bitandukanye, kubika ibiribwa, gushyiramo icyo kunywa, gushyiramo imboga. Yewe ikino gikoresho ni ingenzi niba ufite umuriro w'amashanyarazi mu rugo, kidufasha gukipinga icyo twita coldness cyangwa constant temperature mu cyumba cyayo, ubundi ibintu washyizemo ntibyangiye. Kubera iki cyacu ku mwanya wa kabiri ni icy'ingenzi. Ubu nguru umusirimu ugomba kuba utunze kino gikoresho. Ku mwanya wa munani rero turasanga ikindi gikoresho cy'ingenzi mu gihe cy'ubushyuhe. Mu gihe cy'ubushyuhe rero ugomba kuba ufite icyo twita fan. Hari inzu zishyuha cyane kubera amabati cyangwa arimo parafo, cyangwa mu bundi buryo bwose uba ushaka gukonjesha uri ahantu hari agakirima keza,
hanyuma rero ugomba kuzaba ufite kino gikoresho twita electrical fan. Niba udafite system ya cooling system mu rugo iyo twita HVAC cyangwa air conditioning, ugomba kuba wifashisha kano gakoresho either no muri office. Ushobora kuba ufite office mu rugo ugakina kuba uzaba ufite gakonje agatangatire kameze neza, kano gakoresho ugomba kuba gafite mu rugo muri umuntu w'umusiri. Ku mwanya rero wa 9 n'abatindi, ugomba kuzaba ufite laptop muri isi ya technology, ufite computer, ushobora kuba desktop cyangwa laptop, either bifashisha twiga turi gukora akazi kacu cyangwa muri zindi activity dukora online. Ushobora kuba ufite inama online, is better telefone ko watunga icyo twita laptop. Ku mwanya wa 10 tudatinze turasanga iki? Iyi laptop rero ngiyi ni ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 10 tudatinze turasanga icyo twita Wi-Fi router cyangwa modem. Ibi ngibi tubikoresha mu connecta internet cyangwa yitwa internet connectivity. Aha ngaha rero niba ufite amashini ya telefone uzakenera kubona amakuru, uzakenera ibintu bijyanye na social media, ibintu bijyanye no gusacinga, ibintu bijyanye no kubona izindi datas. Bidufasha muri mu kwiga ibyo byose. Ukeneramo ikintu twita internet. Internet rero ituruka kuki? Ushobora guturuka kuri modem, kuri Wi-Fi router, hanyuma ikindi kintu kibishobora kubikora neza ni telefone, ariko is very important kuba ufite kino gikoresho n'inguru gusiba. Ngiyi uko iba isa, uko iba imeze, guys and ladies and gentlemen. Ku mwanya wa 11 turasanga kano gakoresho. Igikoresho nimba ukizi nawe banze ikirere live. Kino gikoresho tukita cooking stove, electrical cooking stove. Aha ni cyagihe mu gitondo ubyuka ukitegura ukahita ubona ukeneye ifunguro, wenda waraye uteganyije kurya umureti, utucomeka kano ka stove, ubundi kagashyiraho ukashyiraho pano yawe, bavuga ugahita ushyiraho umureti, ugashyiraho ga special, ugashyiraho gacapati. Hanyuma iyi ni ishyiga, guys, ni ishyiga ry'umuriro. Agakoresho rero ni ingenzi ndakeza cyane. Ku mwanya wa 12 turasanga iki gikoresho twita blender. Abantu mukunda utujinda bashuhuje cyane, mundabona rero mukande subscribe aba hasi, tujye dukomezanya ibintu bijyanye na innovation muri rusange. Hanyuma rero wigurira ka blender niba uri umusirimu ujye wikorera akaji. Urabona ko kadufasha muri preparing dry sauce. Yes. Hano rero gashobora gukora isosi, gashobora gukora juice, gashobora gukora nyine ibintu byose bisaba kubisya. Urabona ko ugiramo kano kantu kikaragamo niko gasa ibintu hano, ubundi nako ukacomeka ku muriro, ubundi ukabitunganya neza mu ibanga rikomeye cyane. Tugakomeza n'iki igikoresho cya 13. Ku mwanya wa 13 rero turasanga ikindi gikoresho cy'ingenzi. Urabona tuba twamaze kugira ibikoresho byinshi mu nzu, hanyuma ya prise yacu ntabwo igihagije yonyine. Turasanga kino gikoresho twita multi socket, extension socket, multi plug. Idufasha muri connectivity multiple devices. Hano rero kino gikoresho ni ingenzi cyane mukunda kwita range mu Gifaransa. Iki gikoresho urabona ko kidufasha gucomeka, ushobora gucomekaho ya keto twayibonye, ushobora gucomekaho ya oven twayibonye, ya stove, ushobora gucomekaho ya telefone, ushobora gucomekaho ya tara. Exactly. Ku mwanya wa 14 rero tudatinze turasanga kino gikoresho cyiza cyane kandi cy'ingenzi. Igikoresho tukita guys, abantu mufite ubwanwa, abantu mufite umusatsi, muhamujya muri sala buri kanya. Agakoresho ni ngombwa kukatunga mu rugo iwawe. Hanyuma niba utaba wenyine, niyo waba uri wenyine ushobora gukoresha, ariko iyi mashini ikata umusatsi tuyita air clipper cyangwa chef, personal grooming or small business user. Hano rero kano gakoresho bakora ni ingenzi cyane, ibintu ugomba kubutunze mu rugo. Ku mwanya wa 15 rero turasanga ikindi gikoresho cyiza electrical sewing machine. Iki gikoresho nimba ugitunze ubikomera amashyi. Kubera iki? Umwenda ntucika. Ni fast uhita ukadoda. Hari ibintu buri cyo gutanga amagazi agomba kujya kubikora mu rugo. Cyane murabizi ko Rwanda Polytechnic na RTV na TVET muri rusange abantu basigaye bigisha imyuga itandukanye.
kwicara mu rugo utazi kudoda exactly cyangwa udafite umuntu mu rugo uzi kudoda ashobora kudodera ipantaro gucikiyeho niyo wari wateguye kwambara ugahita noneho uvuga ati ndambara iki imagine ari Friday niyo mwenda wari usigaranye ugiye kwambara wambaye nabi uhita ucika iminota ibiri ukagacomeka ugahita ukasubiza. Muri ya 16 rero ntabatsindiye turasanga iyo twita DVD player. Kano gakoresho rero ni akajyanye na entertainment cyangwa music like movies, abantu bareba movie. Kano kantu aka DVD kabonye ku mwanya kangahe tuba dufite televiziyo. Kano kantu akorera n'ingenzi abantu bakunda umuziki, abantu bakunda film, bakunda movie. Kano kantu ugomba kuba ugafite igikoresho twita DVD player. Ku mwanya wa 17 irebere nawe ukunda ikino gikoresho ari ingenzi. Wajyaga ufite umuntu uteka umuceri akawushiririza isafuriya yakunamye hanyuma akakoresha waruzwa ari igikoresho cyitwa pressure cooker cyo dukoresha mu muceri rero ukuntu kameze nawe urasanga ari ubwa mbere ukabonye. Fast and efficient food preparation, hano especially ugomba kuhatekera umuceri wihuta mu gihe wari gukora aka boil kareti kuri ya stove. Mu rundi ruhande kuri ya ronja agomba kuba ari kubira agaceri mu buryo bwihuse cyane ubundi ugahita wikomereza ku mwanya wa 10. This is 18 electrical itoroshi n'abantu hari igihe umuriro ugenda ya telefone yashize umuriro ukibaza ndi bujye hanze cyangwa ndi bujye mu bindi byumba n'ikira cy'imbaye. Iri toroshi rero ni ingenzi umuntu ufite mu rugo yikomera amashyi. Electrical torch or rechargeable lamp. Then it is recharging right during the power cuts. Igihe umuriro wagiye ugomba kuba ufite agatoroshi hafi yawe. Nibaze nka telefone nkuko yagutembuye. Nibyo ndavugaga. Ku mwanya wa 19 urahasanga iki gikoresho cyitwa printer. Guys, abantu bafite printer mu rugo ni banga. Printer mu rugo wamenye ufite mashini urayirirwa ujya guprinting wagomye gukora print ukayishyira mu rugo ukajya printing like some documents mu rugo. Wari ubizi neza atari business gusa atari n'akazi wari uzi ko wagomye kuba ufite printer. Uraza ku mwanya wa 19 n'inyuma cyane muri top 20 ariko you have to know it. When planning uzagure printer mu rugo. Hanyuma ushaka kumbaza ngo ngiye tuvugana na bifite kumanya 20 rero turasanga kita solar panel. Hano rero mu gihe hari ibibazo biza nko muri quartier nko bigakubita amatransifo mukamara igihe kinini nta muriro mufite muri quartier. Igikoresho cyangwa ariko abantu bamaze gusiba basirimu. Igikoresho abantu abonye benshi baba bakora umuriro ugenda haba cut of power akahita ashyiraho ntabwo ajya gukanda. Atubwira twebwe nk'abatekinisiye tukahita tubimuhuriza mu gihe umuriro ugiye akahita hajyaho umuriro wa solar. Automatically kano ino system ino kit iyi ni ingenzi nikoresha umurasire hanyuma igasavinga muri batiri yayo mu gihe umuriro wagiye cyangwa mu gihe habaye ni electrical shock mu nzu yawe gahita DC ikajyaho. Nakagaruka kana subscribe aho hasi hanyuma usamize iyi video abandi bantu. Nyuma nimbura umusirimu kafite byo bikoresho ewan agree ugurira kana. Thank you very much. Nakagaruka nahamukanya n'izindi video. See you ciao. Thank you sir. Welcome boss. Thank you daddy. Thank you mommy. Thank you sir. Thank you sister. Thank you baby. Thank you students. Oh guys, we love you so much. See you.